nigadana cyane ritara nazakora ibara nirenze amahabara y'ino nkurana nabo duhuje umupango mu bantu mfitanye na gengo ni nk'urukundo mfitiye umufungo nzozi zo kuba umukungu mbikora neza nariye karongo gapano simbora iki cyungo nkinga umuryango niriri bidungo madage yakwamire mu ngo nirire kuyange ndi kumwe na gengo marine zitonda umurongo nzihe kumiranzi zicumbike hudu nilahashire mu baraka nozuza imifuka mba niyushya kuye nzibanganye na kino cyuho cyo gukwa mishuri natoboye sha nakaticika inyoboka igiconce mbehe nkorera umuti ndumunyakazi byahamye nyirizina muziranye nuzambana nasamye narafata byinshi mu mbaraga mbitse vugira uti hash hashim nanjye ni oye dukore dutumbagire urabizi fresh matundi kombele oje we nizere ko mumeze neza mwese mukurikiye Tambuka TV aho muherereye hose hirya no hino mu gihugu n'abadiaspora hirya no hino ku isi nizere ko mumeze neza cyane kuri uyu munsi rero tukaba dufite umutumirwa umuhanga mu kuririmba cyane umusore ukiri mutoya urimo yazamuka mu muziki nyarwanda niwe tugiye kuganira hano kuri Tambuka TV mwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikira ibiganiro tuba twabateguriye ndetse n'amakuru meza utasanga handi tuba twabateguriye tubagezaho umunsi ku munsi birumvikana ngiye kuri mikoro za Tambuka TV ndetse Diego Simeon ndi kumwe na mugenzi wanjye François kuri kamera so katangira ikiganiro uratangira twibwira muri rusange ni Hashim oje nyirizina ndatona amasana mfite ubukana imyuka ndi nayo niza nkamana abana bakiza nibankorana ndakora video nitwahatana nakoze na hit narazi in the game nkubitira gengo nahagaze FM bakambaza icyo mbura ngo nkore nemo abasubiza ni mutuze sindaza muramwumva Hashim nyirizina ni tugiye kubana hano kuri Tambuka TV urumva ko rero umusore w'umuhanga cyane urimo urazamuka mu muziki nyarwanda Hashim nyirizina mbere yuko dutangira ikiganiro niki wabwira abakurikiye Tambuka TV ndishimye cyane jewe ndishimye ikintu nababwira nuko ibintu bijyanye n'ubuhanzi ni ibintu biri easy urumva ubaye ubyiyumvamo ni ukwitinyuka urumva ugashaka iki urumva kugira ngo tube twagira dute twazamuka twese muri rusange Hashim nyirizina watangiye ubundi umuziki nyarwanda ryari ese ubundi kuririmba byaje bite ibyo ni ibintu umuntu abona kibyiruka kuva kera ndi muto cyane nigaga kuva mu wa kabiri primaire kugeza nsoza primaire kuzamuka na O level gukomeza ni ibintu nabonaga ko bishobora kuba ari ibintu byanjye ariko buriya ntago umuntu we yimenya ni ibintu nyine ubibona gake gake wowe hari n'ukuntu ubibona nyine kubikora ariko utabyizeye neza koko kubikora noneho abantu bakumva ibintu uburyo ugaragara uburyo ubikora uburyo babyumva nibo bagenda bakubwira ko ushoboye Hashim nyirizina ubwo se ukijya studio noneho bwa mbere ugiye gukora indirimbo bwa mbere ugiye studio gukora indirimbo bwa mbere wumvaga umeze ute wumvaga umere ute nari mfite plot yo guhuza n'abapeti tukarikodingana umuzigo ndumva rero muri ngewe ukuntu nari imeze ntago nizeye ko nabari ko bari bameze nje numvaga bwatinze guke urumva ko twari buve ikayonza turi buri kodingira Nyagatare ariko abapeti gahunda yari saa 5 ariko ngewe saa 11 za mu gitondo naye nabyutse saa 9 naye nasoje kwitegura nanabagezaho kubarindira kabisa kigaragara cyo wari ufite ubushake birumvikana Hashim nyirizina ese kugeza kuri ubu ngubu ni ihe ndirimbo wakoze bwa mbere yitwa ngo iki indirimbo na recordinze bwa mbere yitwa bayita SSS kugeza kuri ubu ngubu indirimbo ziri hanze navuga ngo umaze gushyira hanze ni zingahe ntago ari nyinshi cyane ariko nta nubwo ari nkeya cyane ko record zigera muri enye ariko muri studio abakirimo ibikorwa byinshi cyane
kugeza kuri ubu ngubu ni iyihe ndirimbo iri hanze nshyashya uherutse gusohora? featuring Masapanda bayita Ifungo. Ifungo waduha freestyle? Nta birenze ngo nkorera ifungo nta mishinyi kusisku nsanga isoko zirimo kuko nta kiruhuko izi nkoko zikeneye ingoto uko niko keshi hano zifatwa bita bibyo polisi kuri shitaka. Hashimwe nyirizina niwe dukomeje kubana hano kuri Tambuka TV, niyo turimo turagirana ikiganiro kirambuye. Ni umusore murazamuka mu muziki nyarwanda uzi kuririmba neza cyane, urimo urakundwa n'abatari bake hano mu Rwanda. Hashimwe nyirizina, hari abafana dukomeje kumva umunsi ku wundi bawe bagira bati bakunze kuririmba indirimbo yitwa Yoranda. Ese iyo ndirimbo urateganya kuyikora ryari? Ese niki wababwira ko iyo ndirimbo isa nkaho yamamaye utarayishyira hanze? Impamvu yamamaye rero iriya ndirimbo ubundi kambanza nkubwire story yayo. No baby star twacirinze turabihuza yitwaga Yoranda, rero nge numva iryo zina ndarikunze, rero nk'umuntu wimvamo byo bintu n'ubundi mpita mvuga ati reka aka kantu nkakoreho iki, nkakoreho indirimbo. Indirimbo ndayikora ariko ntago yari girlfriend cyangwa iki, urumva, ahubwo yari inshuti bisanzwe, ahubwo nza kugira gute n'ubundi gukunda izina biza kurangira nyikoze. Ariko kuba narikoze ntagira recordingwa, iracyari muri project. Impamvu yamenyekanye apeti b'abanyeshuri inshuti zanjye nibo najyaga ma freestyle yayo nk'iyo twabaga twabihuje cyangwa dufite dupari runaka nkaba nakaririmba, nkumva nyine baragakunze bakansaba ko nakabashyirira hanze, ariko nyine kubera ko hanze n'iki ntabwo biba biri kugenda neza. Niyo mpamvu ushobora gutegura kuzayikora wenda nko muri kiriya cyumweru bikarangira cya cyumweru kigeze noneho iyo wakoze wumva ari irenze. Niyo mpamvu itarajya ahagaragara ariko irahari. Urategura kuyishyira hanze vuba ko abafana bawe bayikunda cyane nubwo itarajya hanze? Bashonje bahishiwe. Ese kugeza kuri ubu ngubu ni ihe ndirimbo waba uri hafi guha abafana bawe? Ni indirimbo bita Bele. Yewe ni Hashimu nyirizina. Dukunze kumva abafana bawe bakwita Amiri. Ese Amiri, iryo zina Amiri ubundi risobanuye iki? Ryaturutse kuki kugira ngo bakwite Amiri? Kwitwa Amiri ni nkuko nitwa Hashimu, ariko buri zina ry'umuntu rigira ubusobanuro. Amiri ni izina n'ubundi ryitwa umwana w'umuyisilamu, ariko risobanura nk'umuyobozi nyine ukuriye abandi. Rero impamvu naryiswe nari Amiri n'ubundi mu kigo nigagamo twankome, biza kurangira nyine nitwa Amiri. Noneho n'abapeti hanze nkajya mbahabya nkababwira ati mujye mumenya ko ndi Amiri mwa bintu. Urumva biza kurangira n'ubundi nkomeje kwitwa Amiri. Niga n'idini ndanabikomeza n'ubundi nkomeza kwitwa Amiri. Niyo nkomoko ya Amiri. Hashimu, ese kugeza kuri ubu ngubu watangiye umuziki umurazamuka cyane mu muziki nyarwanda, umurimo urakundwa n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Kugeza kuri ubu ngubu urimo urumva intego yawe ari ukugera hehe mu muziki nyarwanda? Intego ni ukugera ku rwego nyine, ukarenga ku rwego uriho ukagera ku rwego rushimishije nyine birenze uko nyine, ku buryo ushobora gukora ikintu, urumva rwa rwego rw'ushobora gukora ikintu nawe ukabibona koko watumbagiye. Hashimu nyirizina niwe dukomeje kubana hano kuri Tambuka TV hano mu kiganiro. Hashimu nyirizina, nagira ngo utubwire abafana bawe. Hari abafana benshi bagukunda bakomeza kubitwereka, kubitugaragariza umunsi ku munsi. Ese niki wababwira? Ahubwo ati courage, bakomeze bankunde. Hashimu OG nyirizina, urumva nzahora ndi OG. Urumva ikintu rero nababwira ewana ku mugongo n'ubundi n'iki, urumva abankunda bakomeze bankunde, ariko abanyanga ntibakomeze kunyanga, ahubwo bahindure nabo bankunde. Hashimu, ese
kugeza kuri ubu ngubu waba ufite imyaka ingahe atari ibanga? Ibyo byo ni ibanga. Ni ibanga? Gusa nyine ntago ndi muto. Hashimu nyirizina, ese tujya twumva abahanzi benshi batangiye umuziki bashaka amazina bagomba kwitwa y'akazi, nyine birumvikana. Ese kubera iki wowe twabonye witwa izina ryawe warangiza ugashyiraho ngo Hashimu nyirizina, kubera iki ari ko wabihisemo? Ni ukuvuga mu sani kugira ngo akomereze ku izina yatangiranye biba bigoye. Ugomba gushaka akazina, hashyira nk'umwaka ukumva ntigatwika ugahita uhindura, ukumva ntigatwika. Rero njye nabonye nazabivamo n'ubundi nkomeza kwiyitirwa izina rya original. Hashimu ni real name, ntabwo ari stage name cyangwa se nickname, ni real name, ni izina ryanjye bwite. Ukomeje kuzamuka mu muziki nyarwanda umunsi ku munsi, urubyiruko muri rusange rurimo ruragukunda cyane mu buryo bugaragara. Hari benshi bagiye batandukanye batwereka ko bagukurikiye kandi bakunda ibihangano byawe. Ese Hashimu nyirizina, kuri ubu ngubu abafana bawe muri rusange ubabona gute? Abafana baba bahari bansaba ibintu byinshi, ibyo nshoboye ndabikora, ibyo nashoboye ubwo nyine igihe kiba kitaragera. Ariko cyo nababwira cyo tuzakomeza n'ubundi dukore, tuve kuri uru rwego n'ubundi tugere handi twifuza. Hashimu nyirizina, ese kugeza kuri ubu ngubu ukunda umuziki, urawukunda, ikigaragara cyo. Ese havuyemo umuziki nyarwanda mu myidagaduro, ni ikihe kintu ukunda kurusha ibindi? Nkunda siporo y'amaguru, kwiruka, n'umukino witwa basketball. Wigeze ubikinaho? Yego, gakeya cyane. Hashimu nyirizina oji, urumva ko rero ni umusore w'umuhanga cyane urimo urazamuka mu muziki nyarwanda. Urumva ko rero ari umusore w'umuhanga cyane kandi ufite ejo heza, niko nabivuga. So rero murabona ubu ngubu rero turi kumwe bumvikana na Hashimu nyirizina. Ese Hashimu, ibihangano byawe kugeza kuri ubu ngubu umaze gukora, yego watubwiye ibyo umaze gukora. Ese kugeza kuri ubu ngubu hari indirimbo umaze kwandika? Indirimbo zo ni nyinshi ziba zihari umusaza, indirimbo zo ni nyinshi. Hari n'izo tuba twaribagiwe kubera ibindi tuba turimo, urumva ukaba wagira gutyo kumva ufite amavuta yo kuba wakora ikizigo ugahita unagikanda, urumva bikarangira ukigoswe kubera nyine ibindi ariko umuzigo ntago ujya ubura, mushyashya kandi uhora uhari. Yewe Hashimu, ese niki wabwira urubyiruko, wenda dusoza, niki wabwira urubyiruko muri rusange rufite impano zigiye zitandukanye ariko kugeza kuri ubu ngubu rwitinya, batinya kugaragaza impano zabo bafite zigiye zitandukanye? Niki wabwira urubyiruko muri rusange? Nabwira ko nta birenze, urumva wenda sinzi nimba ashobora kuba ari ubwana cyangwa se ari ugutinki, ariko ni ibintu byiza cyane gushyira ibintu byahagaragara, urumva kuko kutinda ni kubyina uvamo, urumva. Rero nimba uri mutoya, nibura tuvuge imyaka 8, 7 kuzamura kugera muri 15, 20, urumva nicyo gihe cyawe, urumva ngo ushake uburyo wakora izina, ushaka uburyo wakora izina ryawe, urumva urizamure. Niba uri umuhanzi, hanga uririmba nyine bigaragare bamenye ngo uri umuhanzi. Niba uri umucuruzi, curuze nyine niba uri iki nyine gikore. Ibintu byo kwitinya ntabwo bigitwika bro. Niki cyaguteye gukomeza gukora cyane umuziki ukavuga ati kankomeze nkore cyane? Niki cyaguteye kigutera gukomeza gukora cyane? Kibintera njyewe ntabwo namenya ngo ni iki, ariko buri ibintu bikurimo biba bikurimo. Impamvu rero ibintu ari ibyawe biba ari ibyawe, ugomba kuba binakurimo, urumva ukajya gutya ukumva
bikurimo nyine, urakoze ejo, urakoze ejo bundi, urakoze ugashiduka wahereye ku myaka 5 ugeze muri 20 urumva bari ibintu nyine bituma n'ubundi ukomeza kugira courage z'ibyo bintu. Hashimu nyirizina, ese urimo urakora umuziki nyarwanda, ni urugendo watangiye, ariko se ndagira ngo mubaze ni n'izihe mbogamizi uhura nazo mu muziki nyarwanda? Imbogamizi zo ntizabura, icyo kibazo ntago zabura. Imbogamizi umuntu wese yahura nazo ukiri underground, ukiri upcoming, urumva ni management. Nayo mpamvu umuhanzi wese, umuntu wese witwa ko ari umuhanzi akora avuga ati ngize Imana nkabona nk'umuntu ngirira gutya akantwikira, nahita ibindi byose nabyikorera. Icyo kibazo rero nicyo kintu gikunda kugonga abantu, ugasanga umuntu arinze anasaza nta kintu agezeho cyangwa ngo amenye. Rero icyo nababwira ewana, nibagerageze nyine basi batwikire no mu karere, bive mu karere bigere ku rwego rw'igihugu, izina rizakorwa, si byose man? Yes. Hashimu nyirizina, urimo urakora umuziki nyarwanda, urimo uratera imbere mu muziki nyarwanda kuko hari benshi bagukunda cyane, bakunda ibihangano byawe. Ese uyu muziki hari ikintu waba waratangiye kuwukuramo? Hari icyo bikumariye kugeza ubu ngubu? Umuziki nta cyadanje, ariko nanone nticyabura kuko twebwe tuba tukiri, ntabwo tuba twakagera koko nk'uko twahoze tubivuga ku rwego dushaka, ariko hari nk'ukuntu ugira gutyo ugatumirwa nk'ahantu, ukagenda ukahatwikira, bikarangira n'ubundi ka kantu kabonyeho, bikitwa ko wahembewe iki, ko waririmbye n'ubu uri umuhanzi. Biba ari ibintu byiza cyane. Urumva ko rero Hashimu ari mu rugendo rurerure rw'umuziki nyarwanda. Hashimu nyirizina, wenda dusoza, urubyiruko muri rusange ndetse n'abafana bawe muri rusange, ufite abafana benshi batari bake gukurikira umunsi ku munsi. Dusoza rero, gira icyo babwira n'ibikorwa ubafitiye muri minsi iri imbere, cyangwa se indirimbo waba uri kubategurira muri rusange. Nyuma y'indirimbo nshyashya Ifungo, ibikorwa birakomeje, ntabwo byahagaze. Iki gikurikira ni ukubabwira ko nyine gahunda ihari ni ukudukurikirana nk'abahanzi, bamara kudukurikirana bakaduha courage, urumva bamara kuduha courage tugafatanya, kuko njyewe nimba postinze umuzigo ukabona ko na postinze nashyize kuri status akantu cyangwa kuri IG, ntugire ikintu ubikoraho, ntabwo ubu nshyigikiye. Rero icyo nabwira ni dushyigikirane twese, turi urungano, kugira ngo ntabwo nzamenyekana utabimfashijemo, urumva icyo nabwira rero dufashanye. Arakoze cyane Hashimu nyirizina, iyo twari turi kumwe hano mu kiganiro kuri Tambuka TV, niwe wari umutumirwa wacu w'uyu munsi. Reka tumushimire cyane Hashimu, wakoze cyane. Namwe mwakoze cyane. Mwibutsa gukanda subscribe kuri Tambuka TV, ukibuka no gukanda ukazogera kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byiza tuba twabateguriye, ndetse n'amakuru meza utasanga ahandi tuzajya tubagezaho umunsi ku munsi hano kuri Tambuka TV. Ngiye kuri mikoro za Tambuka TV mwumva ndetse Diego Simeon, ndi kumwe na mugenzi wanjye François kuri kamera, tubana umunsi ku munsi. Komeza kugira ibihe byiza.